akubitamo ifoto ye agikubitamo ifoto ye ndabwiye umuntu turi kumwe ngo ngiye gukora ubukwe sore munetse wacu wenyine nyanya Hello guys, this is Pizzo and this is Pizzo. Yes, uyu munsi rero ibintu n'uburyohe gusa ibintu byahinduye isura murabibona. Uyu munsi ntago turi mu gikoni ahubwo turi kumwe n'abatumirwa bacu cyangwa se abashyitsi bacu uyu munsi bagiye kutuganirira dufatanyije. Tugiye tuganirira abakunzi bacu bino channel yacu Mr and Mrs Pizzo Family Show cyangwa se the Pizzos. Reka tubahe ikaze. Welcome. On our YouTube channel. Murakoze cyane kandi nanjye ndabashuje cyane abakunzi ba the Pizzos cyangwa Mr and Mrs Pizzos Family Show. Ndabashuje cyane kandi twishimiye ko mwatwakiriye nuko mwana twakiriye se mutabishyizeho mutubyerekane ariko haze kabisa. byukuri turishimye cyane kubana namwe n'umugisha kubana famille nziza nkamwe aba Pizzo turabasuje cyane abakunzi ba the Pizzos cyangwa Missy niza amashuri make rata kwa mwadushira akantu ko gufinisa the Pizzos. Tunabibwira abakunzi bacu bose ko turi gutegura guhindura izina rya channel yacu bikava kuri Mr and Mrs Pizzos Family Show bikajya kuri the Pizzos. Nanjye kanyura kwanza gukomeza kugora abakunzi bacu. Akuvuga ngo Mr and Mrs baduhaye ama request umuntu ubwonko bwituruna cyane bacharya nize he bizi ibintu byinshi ariko nk'abantu bizi tuntu duke cyabizi ikigoroba the Pizzos. Yes, ubwo uzabona YouTube channel yacu yahindutse muzamenye ko ari yandi yanyu mukunda kandi nimuzatuveho ni ibiganiro ni bya bindi. Ari benshi. Yes, gusa nanone murabona ko birimo biragenda biryoha cyangwa bihindura isura. Uyu munsi noneho dufite abazaniye special guest. Wenda turabaha umwanya bivuge amazina ariko mu by'ukuri ntabwo tugiye guteka nabo uko bisanzwe ahubwo twarebye turavuga ngo n'ubundi muri ya gahunda yacu yo kugira ngo tukomeze dushyigikire umuryango especially immigrant families here in USA. Turavuga reka twongeremo n'ikintu tuzatuganiriza abantu cyangwa se tuganire ku buzima busanzwe twiterere story. Abakunda story bahari reka rero tubaho umwanya twumve ngo ese ni bande ibyamamare harimo ababazi oya barazwe nabo harimo ababazi yewe nabanza kuvuga gushize mwane isoni je nari ndi hano warabuze ndi cyangwa twakiriye icyamamare yewe nari nimbiye ikintu nanjye nababwira gusa nivuze ni bayani n'umufasha wanjye nawe wenda nawe arabibwira cyangwa se muramumenyereye nawe nanjye ni mama yani ubu niyongereye amazina ntabwo ndi Assia Mutoni nkuko banzi ubu nsigaye nitwa mama yani cyangwa mama Kiani mama w'abahungu babiri. Anyway, congratulations. Akoka mwakumvishe amagrade arimo aragenda mesi birokora ko biragenda bikora zamuka. Yes, ni famille nziza cyane rero ni famille nkuko mubizi dufasha cyane muri urugendo turimo. Niyo mpamvu no musi twifuje kuvuga ngo tuganire nabo tuganire byimbitse byirekwe nimba ariko nabyita cyabyisanzuye akagoroba ka famille guys kararyoshe twariye twanyweye ikiza cyo gukora kwa the Pizzos rero n'ukuri kurya ibinyama n'ubyo mujya mona kandi biri fresh nanone biri fresh biba bifitiye inkwavu bifitiye inkoko ziri fresh amagi ari fresh. Guys mbifuje kuzamenya n'uyu muryango muzabyungukiramo aho ikintu kirenze ubundi organic bari ikira bazita gute ko mwe mufite ibintu birenze organic ni technology no ngo kitari organic ni byiza cyane kandi ni ibintu byiza kwa ibintu ikintu kiri fresh
kiraryoha somehow right turabikumbura yo umuntu abashe kubitrayinga ari sawa cyane yego ahubwo se kukugira ahubwo nkayo kukugira muri community sinzi ubundi barakuzi cyane barabizi abanyarwanda bamwe wowe urumva umuntu uri special nyine utangira kutwibutsa iwacu ibintu nyine by'umwimerere by'iwacu ako baratse karimo kugikoni hano hanze yego n'abakunzi bacu tujya tubereka ahubwo tubashishikariza ahubwo ni kuzaza kubafasha kubakora iwanyu naho niko ni byiza cyane nuko dushaka intoryi na dodo nabyo biba bihari dufite karoti dufite n'amacucumbers ibishyimbo dufite imiteja ariko dukeneye na dodo rero nazibajije abantu bamwe bandanye nabone nabone ko turazo hari haza ibya soko ry'umunuzi wenda niho umuntu yazagira bagira imirama yabo umuntu yazajyayo akaza gute murahinga mushakira isuka bigenda bite numva ni isuka ariko biranoroshye ntabwo ari guhinga bikomeye n'agasuka gatoya uri kubesha murahinga mugaye cyane rwose ariko ubundi mukora imirimo ingahe abo bantu guys nta kintu batazi gukora barahinga barabaza barubaka barorora barakamera baraditinga barafotora ibintu byose cyokora mwakuye muhanye Famille y'abatesi ni ori ni wani rwose mwakuye muhanye sibyo wenda biraza kugera nubwo tutaye kwiyakira oya ariko nibyo ni mu rugo mwaduhaye ikaze cyane rwose mujya mbona ukuntu Imana ihuza abantu nyine bahwanye bashobokanye ibintu bibaho bakabihuza namwe rero Imana yabahuje muhwanye madamu wawe yari kuri kamera inyuma ari gukora ndamwemera cyane kabisa cyane ukuri ni byiza cyane kandi ni umugisha gusa namwe rero famille yanyu vraiment irahuri bano bantu bwari nibo bantu hambere b'abakinnyi beza ba filime niyo duhuje Pina bitubwiye oya ahubwo nadamu nambwire nk'ibintu nka bibiri duhuje na bibiri twikino tuwe nk'ibi turahuje duhuje nuko papa ari umu entertainer kandi nanjye nibyo duhuje dushobora kujya ahantu tukaganiriza abantu bakishima ibi iyo turi gukina n'amamuvi kandi ubona ari ibintu biri real ubona ari ibintu biri real kabisa kandi ari ikindi kintu duhuje nuko unyihorera nyine ibintu nkunda nawe ukabikunda ni byiza biba biryoshye kandi abantu bafite ibintu bahuje urumva n'ubundi ni cya kintu twavuga ngo hari bajyaga bavuga kera ngo wawe nazo uzamumenya cyane cyane nko ku basore hari ukuntu abatari bashaka mukumvireho hari ukuntu umuntu agenda ugasanga ukundanye n'umuntu cyangwa se hari nka kapo tuzi ugahora wibaza ngo ariko bari abantu babura iki ubu myaka mwateretanye kuki mutajya mu rugo wajya kubona ukabona ejo ngo barashwanye nyuma y'amezi 6 ngo bose bashatse ahandi kandi ngo zikaranga sinzi umuntu yigeze kumbwira ngo buriya ka kantu bavuga ngo ushaka mu muntu muba mwarageragerenyije mukumva ntabwo kari kaza ahubwo wahura n'undi ukahita ubona itandukanye twawe uti uyu ni wanjye uyu nta ari n'ibintu kandi bitanamaze n'igihe kinini cyane rwose nose ujye utekereza nk'abantu wenda bagiye bagutereta akakantu ntukabone none akaza umuntu uturutse uri mu mahanga n'amahanga akaza yikora uyu ni wanjye kandi koko wagera no mu rugo ugasanga twa tuntu utangiye kutwumva ariko kwivuga story yawe true story Nzi ko ari ibintu biba ku bandi bantu gutya ariko ni true story namwe niko bimeze ariko natwe niko bimeze buriya uri kutwumva ufite umuntu we abantu bidakunda ukabona harabura mu kakantu niba banagenda babana bitewe n'ikintu akurikiye ku muntu kandi nabwo ntibiramba usanga nimba abanye n'umuntu bitewe n'ikintu bamushaka nimba mwubonyeho amafaranga nkagukunda nkemera nkabana nawe ariko kakantu nashaka ku ntaka bose still ugashaka hanze yes ngashaka hanze rwa rukundo ntiruramba shaka akantu kashira kakantu kashira bikanga bikagira bite njye naguha n'urugero rwanjye kizuba zuba nkimukubita ijisho niyo twiganye ku kigo kimwe ariko birarangira twiganye ku kigo kimwe birarangira
turanatandukana nza no muri Amerika mariganye apana umwaka umwe ariko ku kigo kimwe nyine wari umuri imbere turanatandukana birarangiye ndi hano muri Amerika uko bitakora oya ahubwo nagiye kubona mbona twari turi muri groupe y'icyo kigo twizeho twajyaga amagroupe manini twayibanagaho twese tutavuga nta wibuka undi nta undi sinzi uko nagiye kubona mbona admin akubisemo ifoto ye ibyo kandi nijoro akubitamo ifoto ye agikubitamo ifoto ye ndabwiye umuntu turi kumwe ngo ngiye gukora ubukwe bingone nta muri make tutari tunaziranye ubwo ngo umva haciye imyaka nari narajana ntemaze imyaka 3 hano muri Amerika nyuma naje twaratandukanye aragenda ajya ahandi nanjye ahandi oya no kwiga ku kigo kimwe nta nubwo twanavuganaga nibyo nagiye kubaza nawe kubaza wowe uri muri Amerika ntabwo wowe wajya kumuvugisha oya uwo mwana uwo iryo joro usibye ko twariga ewana niho nahise nceka namukubise ijisho ndavuga nti aha niho ruzingiye harya nahise reka ndibuka message hari nanditse neza ariko ndiziko nahise nkompoza nahise nkora screenshot vuba wajya ngo ndamutangurana itanyohereza admin w'iyo group admin ndagushimiye waranyubakiye ari yizi umva direct nahise mwandikira message hey runaka nimero ye oya umva uyu muntu yagiye he abahe ko atakibaho ko nako atakigaragara ko atavuga ko adakoma ese aba mu Rwanda ese namubajije ibibazo mbese nkaho ahubwo yakoze cyane aranke mbona atinze gusoma ndamuhamagara ati bite uya wibwira ngo bite mbwira ari hehe bigize gute ari mu biki bibaho gute bigira arase ko numva ni amahoro imbabarira ngiye ubwo binkinza numvaga ego numvaga wagira ngo hari undi muntu tumutangurana wowe se urubizi ko nta muntu afite aronke ntabyo narabitekereje nahise mfa naka nimero ze bita mu texting mutextinze nyamukobwa asanga yasoma ndongera na texting ngo nyamukobwa ndetse nari icyo gihe nyine we niyo nagigongo niko yisomye yagumaga gutyo hari n'igihe yiyemeraga urakabirana bindya mu oya shana mbere cyane nagiye ko kantu nabonye nyampagira urumva bindya mu nda bitangura amayinite bisanzwe ibaze gufata nimero y'umuntu uranditse ntasubije ubonye atana bisomye nimusanzwe munavugana ukahita ugura amayinite bisanzwe bitangura amayinite bisanzwe bivuga ngo kanze hamagara ikamuhamagara akimfata wamenye se urinde biki nje ntabyo gutinzamo nta no kubango ngire gute nahise mera nka ari umuntu ngo tumaranye imyaka nanone twari turi kumwe ariko nakurirengagiza ko akakanya urangirengagije singewe gutya mpita muganiriza straight nk'umuntu tuziranye numva nawe biramucanze atagera gute tuvugana ubwo rero mu kuvugana ubwo haciye twaganye nk'iminsi nk'ibiri gusa tutaturekera tugakongera kuvugana icyo gihe nari ndi muri process yo kujya mu gisirikare nurashaka kujya mu gisirikare narahiye buriya we nta kintu urumva ngihita nkora sida namaze hafi amezi namaze nka 3 ntagenda baranani nkane ndi muri rikahora nabagiye kirekire ndi kimuga abanzi ndi kumva amaguru yombi aho icyo gihe rero niho umva twaravuganye icyo gihe bitabirangira niho ngo sinzi ukuntu ngo nayo yabonye amafoto nabonye se wa muntu wahamamagaye none maze iminsi mbona atavuga adakoma none nyuma mpita mbona nyine kuri status mbona postinze ngo yavunitse nyine byari ibintu biri grave ndavanyiwe wa muntu w'inshi ngiye numva ari umuntu w'inshuti nyine umuntu w'inshuti yanjye se usuzamfata gute nubwo namubaje ku ishuri oya njye naramwibukaga nyine kuko icyo gihe yaranyibwe ndamwibuka ariko urumva haciyemo iminsi tutavugana akora sida mbona amafoto ya postinze sinaza avuga ati wenda ndi umwana mubi sinanamuhamagaye sinanagize gute mba naragukwandikiye naraguhamagaye simbyibuka yaranyandikiye naramwandikiye ndimo ndamuha pole namubaza uko byagenze ambaza ngo se byagenze gute byagize gute biki n'ibiki bitamubera uvera bitanambwa nti se ntabwo ugira ubwoba ariko ntabwo agira ubwoba ntiye bitamwereza amafoto ni nayo umuntu wa mbere
nohereje amafoto yanjye y'uko n'amaguru yabaye akiyabona ahita ampamagara umva akiyabona ahita ampamagara mu kumpamagara tuhita dutangira kuvuganiraho iryo joro amaze kumpamagara yahise amfasha muri recovery ewana nari naranze umva nabaga njyenyine ndetse n'umuganda nyine kimpuwe azajya making up ewana yampamagaraga noneho urumva bwa mbere na force njya guhamagara none iryo joro maze kumutekereza ukuntu meze umva yatangiye no kuzampamagara kuri schedule none kwa nari namubwiye ko nagiye nabaye muri periode aho ntabashaga no guhaguruka ngo njye kuri toilette ba mu ntebe gutya ntajya no kuryama kubera ko ntageraga ibintu byose byari biraho kwa muganga banyoherereza umuganga nta ndi bonne tubana abantu rimwe rimwe tuzabiganira nzakwereka aho noneho birangije biragira ubwo akatangira kumpamagara muri uko kumpamagara niko nagiye gukira mvuga nta ahubwo ntureba umwana ugiye mu rugo ubundi nari nkeneye mbere y'ibyo bintu byose wowe ntabwo wari ufite se abandi bakobwa badetingana kuki wahise umubona ugahita uvuga ati n'uyu nguyu nari mfite aba ex nanjye ahubwo no muri process yo kugira ngo azemo hari n'uwo twari tugiye kongera gusubirana yuko bisijisha uyu nguyu dose ya wa wundi anyihangane nanyumva ntabwo nashatse kumuganira arabizi nawe mukubise ijisho uyu dose mugakikira kuri muri relationship nyine uyu nawe yari afite n'umutipe wanamwambitse cy'umuhemuka rero mufite ibibazo byinshi ntabwo yamukakurimo ahubwo ikigo kitari icyawe nyine ntabwo kiba kizamuka cyangwa wabonye nimero ya diaspora uvuga ati oya njya kumuhamagara namuhamagaye bamaze nk'amezi nk'angahe umuntu wawe aba ari uwawe nta hantu muciye ntabwo muci no reka nkubwire njye kuri party yanjye ntakubeshya to be honest ntakubeshya njye nari ndi muri relationship warambiswe impeta cyane rwose urumva wikenyereyeho n'impeta nikenyereyeho n'impeta ariko njyewe kumuhamagara mu kugira ngo kubeshya pe nta nubwo natekerezaga n'ikintu cy'urukundo numvaga nyine ari umuntu kubera ko niyo groupe twabagamo y'ahantu twize nyine twari abantu b'inshuti nawe nyine namubazaga nyine nk'umuntu numva w'inshuti kuko nabonye nyine ariko ikintu cyatumye njyewe mba interested kuri we twatangiye kuza tuganira ambwiye ko aba muri Amerika ambwira nyine ukuntu abantu bajya muri Amerika kuri green card njye ntabwo nari mbizi nubwo mbere nari mbyumvisha naje ndavuga nti ibyo bintu bya green card ibyo byose uyu muntu wenda bya green card yazabinyereka nanjye nka trying ariko atari ukuvuga nanone ngo nyine ngo ndi interested kugira ngo anjyane nyine oya yaranagize ndamugana namwaprayingi mwese mwaje tukaba tubaza kuki mama yasibye mama nabizi nafite ibibazo byinshi naye rero no kugira ngo ibintu bize kugenda neza ndasa nkubaza nanabarizamo n'abandi bantu bashaka kuba barahuye na situation imeze nk'aba akamenya ukuntu yitwaraho nk'umujamo ubu ngubu wamaze gutera ibi none uragira ngo umenye hagati aho ngaho ndibariza cyane umufasha wawe ambwira urase ku ntego ni gute byakeka nimba biri privacy simbizi ni gute byaje byabaye se ni gute byaje kugenda gute kugira ngo umuntu wamwambise impeta byarangiye ni ku muntu bari kubyumva step bisigaye no kwita moving on cyase mukakora ibintu by'ubukwe mukabana ni gute byaje kugenda gute kugira ngo impeta uyikuremo Pizzos ze gufata umwanya muremure umuntu ubikora cyane byagenze gute urumva hari igihe nyine umuntu aba yarakwambitse impeta ariko ugakomeza nyine wumva muri wowe hari ikintu kibura hari ikintu nyine uburu njyewe nkakomeza nsenga Imana ariko hari ukuntu ababyeyi nabo iyo muganira cyangwa se iyo babonye n'umuntu hari umwe nyine ubona wenda uba utaramwishimiye ariko ngiye ndeka nka papa wanjye ariko nabonaga nyine atarajyamo 30% ariko umubyeyi nyine yanga kukubuza yanga kukubuza ariko ukabariza umwana uvuza akantu nanjye tanibuka kuntu
umuntu wawe burya niyo uko byagenda kose baguporopoza wakwambara ikanzu ushobora no gutuyambura ejo wawe iyo wamubonye wawe imana yakwandikiye ntabwo ushobora kumubona wawe ni wawe nkanjye papa aza kuntereta yasanze papa yanjye ajya kuntereta yasanze mfite umuhungu dukundana no yasanze ndi singo nako turamenyana tuba inshuti muri ubwo busingo bwanjye nza gutereta nabona umuntu kandi ubwo ari kumbwigirana na mwana ibaze kuba uri gutereta umukobwa ako njye ntabwo yabishizemo imbaraga none njye nteretana n'undi muntu nanabimbwira kandi wowe uri umugore kari yarateretse yagicyanga bari hanga najyaga amagara muhanda nkavana n'ikibwa kabisa nuko umuntu aza kankorana kandi nyabaze umukara ariko ubumenyi byawe naho nakunde no muhungu stories z'ukuntu twakundanye ibintu byose nkajya bibwira kandi nk'umubesto wanjye papa yari mujinyuka mwica yarabimbwiraga nanjye nkabyemera nkava niba kabiri yandakaza nkamumuregera namumuregera agatanyereza amafaranga ujya ngo muri vacation uruhuke nawe urugo akarusenya yongere mama yarazaga akambwira ngo shangu ngo yambuje ngo nibereye kumwe ngo nabashiki ba naribe kumwe n'abarumuna banje nabasaza banje ngo turi murangije tubiga ngo nidutaye ngarashaka ko tuvugana ngarahamura ngo ntanarangije none nanjye ngahita mugana ariko si umuhungu umeze gutyo uwo mufunga mutwe koko wani muzashobora umva bizavamo kandi tumaze gukundana yatangiye kuganira kuba so ko yagiye ngo kubuza kwitemberera simbaza kumwemerera sinegeye mu rukundo yarankaniye nabandi nahakama ngo ndavuze ngo taha uyifuje none wawe undi wambere ntabwo nawe mwifuza nawe gusubira ntabwo ko rero niyo mpamvu wawe ntanajya wowe ntaho ndabagira gute papa yanarihanganye barantereta papa yawe watekerezaga icyo bona bagukorana icyo gihe njye umuntu ari kunkorana hari harimo n'ikintu by'imyotsi nyine nabyumvaga ariko nayo kugivinga hapo kuba ko nyine naje mu kibuga ngenda gakeya urumva ngo ngenda gakeya hizira undi muntu ahita kubita bangura n'uyu ngo ahita ajyamo none uyu ngo twaramaze kuba best friend right ibintu byose ambwira kabisa gahunda ze aho yagiye gushutinga dira ari gupanga ibintu nk'ibyo umuhungu turi gukundana ibyo bapfuye nanya nkajya ashubira inyuma nkigaya nyine ariko mvana ko nta kibazo urano ariko nana kandi kantu nanone nashyiragamo kuko uwo muntu yari arimo nyine ariko nanjye nkavuga ni yamaze kunjyana nyine inama yamaze kuncaho kabisa yarankoranye ariko nanjye nkavuga ni nta kibazo n'ubo bose ari kumutereta byanaciyemo n'umukobwa nanjye ninjya mu Rwanda ndaka nkomeze nandike izina nandike mwiyandikemo nyine ninjya mu Rwanda ushobora kuzatemberana fira niyo natayira akabizu na ibaze ibigabo by'ibirayi sheri ugati byibuze ikibanza ndataye nikabaka amasaha nirirwa meze ari kukubwira ni besto ariko muri wowe uri kumufasha kugira ngo uzagende urebe ko yanagwa bizo ikindi kibazo nawe wagiraga nyine akenshi nango yambwiraga ati byiza by'uwo muhungu yakunda wakoza kumbwira ibintu yambwiraga kumwe ushwana n'umuntu ukabura umuntu muregera none nawe gamufite nk'inshuti yanjye anyumva angira inama n'icyo nkamubwira ubyegize gutya gutya ndakaje ibyiza so ari kuza kubiganiriza uyu wabwango yantwaye aha kuno byaje naza kumuregera washe n'urutse mbwiza ukuri uno muntu nawe kambwirisha nuko yakabije kandi ibyo ni ukuri umuhungu ntiyanakabyaga papa ya niwe wakabyaga ahubwo no warata nanjye nagira ngo ni kwa kundi bacumuga no mu Kinyarwanda ngo usenyurwe umutizo nawe yazaga kumbwira ibintu bibi kuri we nawe ukabikuba kabiri nanjye nkabikuba kabiri nkavuga ni gute ibyo bintu gusara umuhungu muri iki gihe kuko umuhungu aratinyuka kukubwira gutyo n'uyu nawe wenda akavuga akahita ashyira mu mutwe akavuga ati ariko ubundi wapfa kuri uyu nguyu nkigira kuri uyu naragumije ndwaza n'uwo mutipe n'ibicyara rihangana akajya byumva n'ibiki biranakomera pe none nabivamo nunda namureka no kumuhamagara birarangira ariko ntabwo abiretse ngo birangire ariko nagiragaho nkamuhamagara nkamuhamagara ko nateganyaga kuzaza mu Rwanda ariko kureka gute se uko data nanjye nabaga ndi kuvuga uri mu diaspora nari mu diaspora yataka nunda ari kwataka
bamutetse diaspora umujama wo mu diaspora wo mujama wanjye yanyoherezaga n'uduce ngo ntamo ngo mujye gusohokana abari utibanye nifitiye credit bahita ukomeza naguciye mu ijambo mama naguciye mu ijambo byo kukohereza amafaranga burya abakobwa basaba biri indirect ni gute umuntu ashobora kujya muri restaurant yamara kurya ukumva araguhamagara akubwiye ukumva ahise akubwira ariko ko hano ngo baranahenda noneho wo mu diaspora tuvuga ati ni ngo bagwenze se ngo nangahise akumva ahise akubwira ngo twaririye ngo 40 cyatwaririye 30 ngiye nkahita nibuka kane nk'amadolari 20 nkahita umuntu se mu moya abiri gusa nawe ngahita ngukandira uti hafi noneho ngakaya gusa ngo nibyo ngo gusa ngo nibyo kandi nawe yashaka ako kantu kandi kimenye ukarenzaho duke nkarenzaho utigabareka nkurengeza akaveni cyangwa atarari urumva rero popana akomeza arihangana no kwihangana burya mu rukundo bituma ugera ku kintu ushaka wa muntu wawe ushaka koko popana ntabwo yese ajya gushaka undi mukobwa ako mu mutima wawe utisakunda ko ari igihe bishobora gukunda ngiye popana nkimubona abanyetse n'amafoto ye nahise mbona ntanamwemera ntabwo ari bwo sinzi ahubwo bwuyanjye ukuntu yaje kuba bwuyanjye nongera mbona niwe muntu wawe ndetse mbona ari umurezi nawe yari umuturage ikoresha ijambo rimwe nawe yari umuturage kandi njye ntabwo mbizi ukuntu naje niba nari umuturage kucyemeraga amafaranga y'umuturage oya amaso akunda aratareka mubwize ukuri oya amaso yari ikirungo cye kitarakora ariko ikambanza nkubwize ukuri papa yani mwakwemera ko urumva natandukanye n'uwo muhungu mu mutima wanjye ndi kuvuga ngo ngiye gukundana n'uriya w'ubuyu yamaga umwanya akamvugisha none natandukanye n'uwo yamaga umwanya ariko ntanerete yarabivuye mu byo kunireta akanganiriza akamvugisha utuntu twinshi none nsanga wa muntu ari nkeneye nsanga ni papa yanjye nsanga urukundo narisha umuhungu nkeneye mu nzozi zanjye wabona nakoraga nshaka kubyifuzo nsaba Imana nsanga niwe kandi kera nk'umuntu none najya kubona ari mwiza suzi ko ntabonaga nyine mbona ari umuturage tangiye kubona ububoga ari bwe uratangiye gukunda njya kuvuga basi ubu bwarashize ngo ahubwo mbona bigenda bwikuba ko turi mu kiganiro ububoga ari ububoga bwikuba mwana mu ndebe parisi yabaye icyukira kuko ubu ngubu ntibabibona nuko rata nuko byagenze ariko reka babwize ukuri namwe rero niyo mpamvu story yanyu twumvishe ukuri ryoroshye ntabwo twayirangiza ntabwo twagira kugira ngo abantu mwihangane part 2 iraryoshye ntabwo muzi ibintu oya ni vuba ahangaha guys ikiganiro nagahoraho rwose hajya mu nakagaruka mama era ni kubavuga amazina mutazi mwihangane mama era afite inkuru iryoshye oya cyane rwose y'ukuntu byagenze no kujya mu rugo namwe aho hantu turahumvishe buriya ako kantu kagiye gahindura umuntu kakamuvana kuri wa wundi kakamusiga ikirungo kakamukaranga umuturage kakatangira kubona ari bogari hasi ubundi ku mugani tutatubwiye abayegise we wari imanzi papa yari imanzi ngewe n'ubu ngubu umenya akantu tugatarurwe k'imanzi warumbashije gute wowe ko twaye tuvuga iby'abayegise bacu n'ibiki we ku mugani icyo gihe wari wenyine nta nubwo yizambwira ko yidagira ex ibyo bintu rero byaba bibaye breaking news muri ino channel yacu kuko nabihagaritse Rwanda kwica icyo cyane n'igikubye urumva ako niko dukereye natwe bitangariza iwacu guys natama nimero murabyumva natahambura ati ndashaka nimero zabo bana oya ubu byararangiye oya ngiye nagiye mu rukundo nagiye njya mu rukundo ariko mama yanaje mu nyine nibwo narindi serie nyine kuba navuga n'uyu nguyu nakundiho bwa mbere yo kuvuga ngo namushyira no mu makuru abandi nibyandi byo kuvuga ngo nk'abana kubaza se ngo nta mwana ufite ngo nta cyana ufite unese ubwo ibaze kuba uvuga ngo ufite umukobwa mukamwamana icyumweru mutavuganye ni urwo rukundo narindi nasigo urumva urukundo oya mwamara iminsi 3 umuntu niyo ndukenera kuri ya weekend utakoze gusa urako nagasobanukiwe bari naje
nakumvishe muri filime narebye ejo bakunda umunyamahirwe ninjye mukobwa wakundiye wo muri serivisi ariko nsanga nanjye ninjye muhungu wa 9 wajeho ntabwo ari uwa 9 nasamba seresi banarongo rati nawe ndumva ari we nabayeho seriye urabeshya ntabwo ari uwa 9 ku mugani kuko bivuze ashobora kuba ari nk'uwijana ariko ari we nawe wabaye serious abandi wenda narababwira ngo je teme kera akababwiye story papa nturakare numvaga nakundana gukunda a distance kuko ntabwo nashaka umuntu nyine turi gukudane ya stress yambwire ngo ubure dusohoke n'ibiki urumva ko natangiye gukina filime kera nyine ndi umwana abantu bategeye kunteta ari benshi no nkajya mbona bizanyicira kariyeri nindamuka ngiye mu rukundo n'abantu turi kumwe babaho n'iki noneho abafana bakajya hano nk'ako umutima kaneta gutyo tukavugana nkumva ari byo nshaka nkakunda ku breakinga cyane nabo nkakunda gutandukana ko nawe afite nka bane nkumva biraryoshye ambwira je teme biki ejo nkatandukana n'umwe nkatandukana n'undi nkumva nibwo buzima ariko mu by'ukuri nta nubwo ibaze ko abantu mvuga ngo nkabane bose nagiye ntandukana nabo tutarahura ari kuri phone ngo nukuri ndabazi mu mibare yabo ariko abo bantu nta numwe twabonanaga a distance yajya nko kuza nkashaka uburyo nzica bigabo tuvuge ko papa yani nawe yatomboye se ndajya nkubwire ngo waritomboye ako ikintu cya distance natoraguye none watoraguye uturame kuko mbese munetse wacu wenyine nyanya ariko ndakwite ubuze ikintu cya distance ahubwo unyibutsa nanjye nyine akumva nza tuzavuga muri part 2 tuzavuga muri part 2 oyavugaho gake soza n'ikibazo akimproposa nyine nakavugaho kantu akimproposa nyine hari ibintu umuntu ajya kubwira ariko wumva none utangiye kubisanta nyine kubisensinga nari amaze kubimbwira ariko urumva nyine kuko nari mvuye muri break up nari nabwana uriya muntu ntabwo turi kumwe nta nubwo nzamubona ari kure nidushwana ntabwo nzababara cyane kuko nzaba ntaramubona tutarahura njyewe ninje mu rukundo nyine mwana let me try it kuko numvaga nyine nimuhakana ko ukuntu twe tumaze kubaka nyine akantu ka friendship nzaba mubabaje njyewe ariko mbijyamo atabwe ngo wangiriye impuhwe ndakugira impuhwe seriously kwari ukugira impuhwe ako kantu murakumvisha ako kantu njyewe byinjiramo kwari kumugira impuhwe kugira ngo ntamubabaza kuko numvaga nyine tumaze kuba inshuti noneho ariko kwa kundi nyine mara kwinjira mu bintu n'ubundi nta n'uwundi muntu ufite ujya mugiyemo ukuntu yaje yarari serious umuntu wese nta hantu bamucika kuko nanjye papa ari impamvu yanshoboye nuko yari serious yaje ari wa muntu atashaka ibintu kutabona ni wacu udashaka irebe ufatire ahubwo nanjye nari serious naramuhamagaraga nk'umubyeyi tuvugane umubyeyi nyine nk'umubyeyi tuvugane nyine serious mba nimba yagiraga rakatse ntabwo byari biri murimo cyane bikarangiye biza kurangira ariko nawe amaze kubona ko ari sawa rukocoronye none nkumva ikirungo kiragenda gisigika kandi najyaga nyura mpandwa ngira gutya ngo noneho biri smooth none ndahamagara akabona ewana telefone yihuse naba ntahamagaye kamisaje bakaje ibiki guys ariko reka ikiganiro kitaba kirekire ako kana ariko abagabo mujye mubimenya ko tukamukamuzanamo ikintu rimwe na rimwe ahubwo uwe nta n'ikintu atana wapi cyangwa se icyo kintu ukakimuzanamo afite abandi bantu batanu nabo bashaka kubimenya ukamera nkaho uri mu ntambara abagabo muri part akubura muri part 2 kwazi hari ijambo tubanza twavuga gahinda k'abagabo tuzakora agakoroba k'abagabo ako kantu tukavuga neza tubumvisha ukuntu n'abangaba nabo batuvuna nabo bazakora ikiganiro cyabo ngo natwe nako tuziva mu goroba kawaki kababyeyi ni muzarakara oya tuzabya prodinga bose niki ariko no kwibuka ko mwarongowe ngomba kwibuka ko mwarongoye
cyangwa se kumuga n'ibigire twese dushyirane imiyaga icyo tuzakora gusa tuzahengereza ntabwo tuzumva tubahaye rugari okay guys umva famille murabona ko ibiganiro twavuga bugacya kandi tuzakomereza naho dusoreje uno munsi kugira ngo ikiganiro kitarambire na cyangwa nawe urimo kireba ube wagira imirimo wica kwa ikiganiro cyabaye kirekire reka ducumbikire hano kino kiganiro cy'uno munsi kandi tubararikira pati tu iki kiganiro mutegereze umva izaba noneho ari umuriro ari fire kandi tunashimira abatumirwa bacu b'uyu munsi cyane rwose n'amakoze twishimye mwatwakire neza guys namwe turabatumira abantu mwese mushaka kuryoherwa muzaze gusura famille cyane rwose guys now ciao twongere mukanya kandi don't forget to subscribe like and share ciao see you next time